twongeye turatomboye bana b'Imana kuba duhamagara na Nyagasani kumpuhwe ze ku izina ry'Imana Data na Mwana Roho Mutagatifu amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda ije kudukiza kuri wa kane w'icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe tariki 28 Kanama 2025 ngo duhimaza Mutagatifu Agustini. Dore amasomo ajye gutwegereza Imana. Isomo rya mbere ya mbere Paulo Mutagatifu yandikira Tesaloniki umutwe wa 3 umurongo wa 7 kugeza ku 13. Bavandimwe, ukwemera kwanyu kwatumaze agahinda mu mpagarara no mu magorwa yacu yose. Ubu turumva tuguwe neza ubwo mu gikomeye muri Nyagasani. Mbese twashimira Imana dute kubera ibyishimo byose mu dutera imbere yayo. Ijoro n'amanywa dusaba Imana tukayinginga dukomeje ngo iduhe kongera kubonana maze tubongerere ibyo mu kibuze mu kwemera kwanyu. Imana Data ubwayo hamwe n'umwami wacu Yezu niba dutegura urugendo ruzatugeza iwanyu. Namwe kandi Nyagasani arabongeremo kandi yuzuze urukundo mufitanye n'urwo mufitiye abantu bose nkuko natwe tubakunda. Nyagasani nakomeza imitima yanyu igume mu butungane budahinyuka imbere y'Imana umubyeyi wacu kugeza igihe umwami wacu Yezu azaza ashagawe n'abatagatifu be bose. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 90. Nyagasani utugwirize neza yawe kugira ngo duhimbarwe. Abantu basubiza mu mukungugu kuko avuze uti bene muntu nimusubire iyo mwavuye. Mu maso yawe imyaka 1000 nk'umunsi w'ejo wahise ni nk'isaha imwe y'ijoro. Utwumvishe ko iminsi yacu ibaze bityo tuzagire umutima ushishoza. Uhoraho tugarukire uzaturakarira na ryari. Tabara babarira abagaragu bawe. Utugwirize neza kuva mu gitondo kugira ngo duhimbarwe iminsi yose y'ubugingo bwacu. Nyagasani Mana yacu utugaragarize ubugwaneza bwawe, ukomeze imirimo y'amaboko yacu kandi uyihe kugira akamaro karambye. Nyagasani utugwirize neza kugira ngo duhimbarwe. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo w'ivanjiri ntagatifu ko yanditswe na Matayo umutwe 24 umurongo wa 42 kugeza ku 51. Muri icyo gihe Yezu yabwiraga abigishwa be gihindukira ryagira ati: nuko rero murabe maso kuko mutazi umunsi umwami wanyu azaziraho. Murabizi iyo abanyirurugo yamenyaga igihe cy'ijoro umujura azaziraho yabaye maso maze ntareke mupfumurira inzu. Namwe rero nimube maso kuko umwana w'umuntu azaza igihe mudakeka. Mubirebye ninde mugaragu w'indahemuka kandi uzi ubwenge atarushebuja yemeye gushinga bo mu rugo rwe kugira ngo ajye abaha igaburo ryabo ku gihe gikwiye? Hahirwa umugaragu shebuja azagaruka agasanga agenza atyo. Ndababwira ukuri, azamushinga ibyo atunze byose. Naho niba ari umugaragu mubi wibwira ati databuja aratinze, maze agatangira gukubita bagenzi be akarya akanywa hamwe n'abasinzi, shebuja azaza umunsi atamwitezeho no ku isaha atazi amwirukane amuherereze mu gice cy'indyarya, aho azarira kandi agahekenya amenyo. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bayoboke b'Imana nimugira amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Tuguhaye ikaze kuri buri munsi. Ntugakure urushinge kuri buri munsi. Ujye ufungura buri munsi, ufungure buri munsi, bityo buke no gufungura abandi buri munsi. Ineza y'Imana buri munsi. Uko Imana idozaho ijisho, nawe ujye uhoza ijisho ku ijambo ryayo kugira ngo ugende neza mu nzira z'Imana uko Imana ishaka. Amasomo twateguriwe uyu munsi nadusaba kuba maso, être vigilant, la vigilance, kuba maso. Kuba maso muyigamana ni ukurangamira Imana, ni ukudakura umutima ku Mana, ni ukugumana n'Imana, ni ukureka Imana ikakuyoborera, ni ukureka ntugire n'igice kimwe cyawe cy'ubuzima kiza koka ku bya sekibi, ahubwo buri gihe ibyawe kukaba ari ukurangamira Imana. Yibukiro rya kane mu bikiro y'urumuri, Yezu yihindura ukundi dusabiremo kumurangamira no kumwumvira. Amen. Nawe rero iri somo ry'uno munsi nta kindi ni ukudakura amaso ku Mana, nuko Imana iduhozaho ijisho ryayo, imbonyi z'Imana. Uhoraho araturira nk'uko umushumba arinda ubushyo bwe. Nawe nanjye tugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo tugume mu rukundo rw'Imana, tugumane n'Imana. Nguko kuba amaso ni ukugumana n'Imana. Kandi iyo umuntu ari kumwe n'Imana niyo haza ibyago, ibibazo, agahinda, ibitotezo, ibishuko,
kubera ko uri kumwe n'Imana nyine uratsinda kakahava kuko uri kumwe n'Imana. Nk'uko kuba maso tugiye kuzirikana ingingo ebyiri ziza kudufasha kuba maso, bityo natwe twongere turi aho hose twagiye tudohoka maze twegeranye Nyagasani uko bikwiye. Ingingo ya mbere yitwa kugarukira Imana, ubwo tuza kwerekeza kuri Mutagatifu Agusitini duhimbaza none. Ingingo ya kabiri turaza kureba uburyo bwo kuba maso. Reka duhere ku ngingo ya mbere, kugarukira Imana kwa Mutagatifu Agusitini. Mu iyigamana dukunze cyane cyane kwiyambaza Mutagatifu Agusitini nk'umunyabyaha wagarukiye Imana, dore ko iyo bagiye gutangira igisobanuro cy'umutagatifu ngo ntabwo ari umuntu wakoze neza gusa no ku isi, ahubwo yewe ni n'umuntu wakoze nabi. Reka tuvuge agakora ibyaha nkawe nanjye, ariko igihe kikaza kugera akigorana n'Imana akicuza. Umutagatifu ni umunyabyaha wicujije maze akareka ibibi bye akarangamira Imana. Ngiye byabaye kuri Mutagatifu Agusitini, yirukanse inyuma y'ikuzo, yirukanka inyuma y'ihirwe ry'ibyaremwe byinshi cyane. Ubwo rero twamumvaga nyina uburyo yagiye apfukama akamuririra, kugeza ubwo nyine Imana yumvise isengesho rye, Imana ikaza guhindura umuhungu we, ariwe turi guhimbaza none. Nguyu Mutagatifu Agusitini. Mutagatifu Agusitini umwarimu wa Kiliziya, umuhanga wa Kiliziya, yakoze ibintu byinshi cyane, yanditse ibitabo byinshi, ariko muri aka kanya nateguye kuvuga ku mvugo enye gusa, sitasiyo ze enye, bitewe n'uko ngo mutagatifu yagiye yinjira mu buzima bwacu, cyane cyane nkanjye nawe turi ku rugendo rwo kugarukira Imana buri munsi. Intero ya mbere yavuze, bishoboke ko yivugiraga ku banebwe no ku bantu bakunze gucika intege, ati si iste et istae cur non ego. Aho ni amagambo y'Ikilatini, ati niba uriya yarabishoboye uyu nakabishobora, koko we njye sinabishobora biriya. Kwiminjira mu gafu, kwihata, kuko urwo rugendo hari n'abandi barukoze kandi rugakunda. Urugendo rwo kwiha Imana, urugendo rwo kwiyegurira Imana, urugendo rwo kugarukira Imana. Imvugo ya kabiri ni yitwa urukundo, mf ce que tu voudras, ngo kunda maze ukora icyo ushaka. Kubera ko abantu benshi dukunze kuvuga ngo sinabonye akanya ko gusura runaka, sinabonye akanya ko gusubiza runaka, sinabonye akanya ko gukora iki ngiki igikorwa cy'urukundo nk'iki, ahubwo icyo wabuze iki? Wabuze urukundo. Amen, amen, amen. mf ce que tu voudras, ngo kunda maze ukora icyo ushaka. Imvugo ya gatatu yakunze kwibandaho ni imvugo nanone dushikaza kugira uruhare mu mukiro wacu. Ubwo yavugaga ati Imana yakuremye nta ruhare rwawe ushyizemo, ariko nijya kugucungura iragusaba rwa ruhare, participation yawe nawe, uruhare rwawe mu mukiro wawe nurushye. Rero ntukirare n'agakerageshwa kawe nako gafite icyo kazazana mu mukiro wawe ndetse n'uwabandi. Imvugo ya kane ya Mutagatifu Agusitini ni imvugo nyinshi cyane, ariko reka duhinire ku ya kane. Yaravuze ati igihe amaze kugarukira Imana yarataye igihe kirekire, nuko aravuga ati uhoraho Mana, umva nagushakiye hose ndakubura. Iyo nkiza kumenya kare kose ko nagusize mu mutima wanjye, nagiye kure ngenda ibihugu byose mu hirwa ry'ibyaremwe byinshi cyane. Iyo nkiza kumenya kare kose kuri mu mutima wanjye, wari kumwe nanjye nge ntabizi, wari kumwe nanjye nge ntari kumwe nawe. Amen, amen, amen. Mutagatifu Agusitini natwe dusabire kugira ngo tubane n'Imana, kugira ngo igihe cyose tube turi kumwe n'Imana. Ngo kuba maso, erega Imana yo buri gihe iri kumwe natwe, nuko twebwe turangara ntitube maso, twe tukigira kure tugakora ibyaha. Kutaba maso ni ugukora ibyaha, kuba maso ni ukugarukira Imana. Ngo Mutagatifu Agusitini ni ukongera ukunga ubumwe n'Imana. Iyo bakunze cyane cyane kuvuga ku bantu bagarukiye Imana, bakunze kubita mu Gifaransa les Augustiniens, abantu nyine biyambaza Mutagatifu Agusitini nk'umuntu wakoze nabi, akivuruguta mu byaha, ariko igihe kimwe kiza kujya aravuga ati umva Imana niyo yonyine, niyo ngomba kurangamira, niyo ngomba kureba ubuzima bw'Imana, ubuzima hamwe n'Imana. Nanjye nawe tuzi ko turi abanyabyaha, ariko turakivuruguta. Ese Mutagatifu Agusitini kuri uyu munsi ntacyo arakubwira ko kuba maso ari ukurangamira Imana ndetse no kugumana n'Imana? Ingingo ya kabiri, kuba maso, uburyo bwo kuba maso. Nyuma yo kumva isomo rya mbere twakiriye ryo mu Ibaruwa ya mbere Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyatesaloniki, uburyo ari kubashima, uburyo bakataje mu kwemera, ariko Pawulo arashaka kongera kuzagaruka iwabo
kugira ngo yongere abongerere ubumenyi bityo barushe gukomera ku Mana, babe maso imbere y'Imana. Ubwo yagize ati Nyagasani akomeze imitima yanyu igume mu butungane budahinyuka imbere y'Imana umubyeyi wacu kugeza igihe umwami wacu yazaza ashagwa n'abatagatifu bose. Amen, amen, amen. Nguko gutegereza ugahora uri maso wizeye ko Nyagasani ari hafi kuza. Nyagasani aza buri munsi, tuba turi kumwe na buri munsi, na niyo mpamvu n'igihe kirekire, ahubwo Nyagasani tuba turi kumwe. Guhora utegereje Nyagasani, guhora uri maso. Guhora uri maso nibyo Ivanjiri uno munsi yatubwiye, ubwo tugomba kumera nk'abagaragu bategereje databuja uri ku rugendo, kugira ngo nahindukira azaza asanga twaratunganyije ibyo tugomba. Abagaragu beza, databuja ni Imana iza mu buzima bwacu buri munsi kugira ngo irebe uko tubayeho, itugire neza. Ivanjiri aza kudufasha gutandukanya inshinge ebyiri dukunze gukoresha mu buzima bwacu ziturarikira kuba maso no kurangamira Imana. Ni inshinga z'igifaransa, imwe yitwa veiller, ya kabiri yitwa surveiller. Muri zo zose tondagura mu yihe. Inshinga ya mbere surveiller bishatse kuvuga ni inshinga ibera hano ku isi, itondagurwa cyane cyane abategetsi bakomeye bari gucunga abo bashinzwe. Mbese nka surveiller nyine uri gucunga umuprisonnier hatataza kumucika, yamucitse ahita amurasa. Mbese iyi nshinga ikunze gutondagurwa n'abyitwa ba maneko, gucungisha abandi ugambiye kugira ngo uze kubacenga no kubaconga bitabuze. Igihe cyose baguye mu makosa ugahita wafatisha ukabagira nabi. Gucunga, umugore agacunga umugabo we, umwana agacunga ababyeyi bagacunga umwana, atari ukugira ngo babagire neza, ahubwo ari ukugira ngo baze kureba uburyo bagushamo, babategere kuri ako gatoya ubundi bahite babagushamo. Naho inshinga ya kabiri veiller itondagurwa n'Imana, ya Mana iduhozaho ijisho, ya Mana iducunga igambiye kuducungura, Imana iducunga igambiye guturengera no guturenganura. Muri nosi hari n'abandi bayitondagura bagira abandi neza. Umubyeyi ucunga umwana kugira ngo ntaze kugwa, amurinde amurengere. Kurinda, garde, kurengera, ko niko bita gucunga. Mu gihe inshinga ya mbere ari kiraka gukorera ijisho surveiller, inshinga ya kabiri yo no gucunga undi, ndetse byanashoboka ukamwitangira ukamugira neza ukamurinda. Dore ko burya umuntu urinda undi akenshi aba yemeje no gupfa nyine, kuko akenshi nyikirura kije yera nyine kuri kurinda, yera kuri uwo nguwo uri ku burinzi. Rero iyo umuntu yiyemeje kuba umuzamu, burya aba yiyemeje kurinda abantu, kugira neza, kwitanga. Mu gihe inshinga ya mbere ushobora gutanga mugenzi wawe ukamwicisha, inshinga ya kabiri yo ni ukwitanga, kwemera gupfira uwo mugenzi wawe. Mubyeyi umvise kuba maso, veiller sur, gucunga ugambiriye kugira ngo urengere mugenzi wawe. Nawe ya kabiri surveiller ikorwa nyine n'abo bategetsi benshi cyane bashaka kugira nabi abo bayobora, atari kubagira neza, kubarinda ngo babarengere, ahubwo kenshi bashaka no kubarenganya. Kandi byabamba umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umugabo umwe yari afite uruganda rukomeye cyane, nuko aza kurushinga umucungamutungo manager gera, kugira ngo arurinde akomeze kwita no ku bakozi asize. Igira mu mahanga aramusiga, wamucungira abamurebera. Umunsi umwe rero uza kugera, gera abyutse ngo asanga bamwibye. Nta kindi yakoze usibye guhamagara shebuja aramubwira ati banyibye iduka ryose, uruganda rwose barwibye, bya byuma byose byari birimo, ibyuma bikomeye, fera beto babyibye. None ndacyakora iperereza. Hashize akanya gatongera kumuhamagara avuga ati wabyibye twamubonye, twamufashe. Nuko shefu ngo aramubaza ati wabwiye n'iki ko ari we? Twasanze icyuma kimwe kiriwe, tubona nyine ibindi byose araho byagiye binyura. Nuko rero twamufashe. Gera ahita amubwira ati ubu rero tugiye guhita tumufunga kugira ngo byose ahita biduha, azave mu buroko yaratwishyuye byose. Nuko patro ntiyabyitaho, Gera we akomeza aragenda afungisha wa mukozi bakoranaga w'ibyo bya byuma, aramufungisha gumiyo ngiyo. Igihe kirekire gishize, patro aza kuza. Patro hageze ahamagara Gera, waundi yarasigiye umutungo, waundi yarasigiye rwa ruganda, ati ngwino nkwereke. Nuko araza amwicaza ahantu hatuje, maze afungura filime
aramwereka ati reba ino filime nurangiza kuyireba umbwire icyo wabonyemo, umbwire abavugwa muri uwo mwandiko, ukomeze ubimbwire neza. Nuko Gerard arabireba, akomeza areba ya filime, uko akayirebye ahageze akarira, akagenda arira. Nuko bari bamukikije bibaza kuki Gerard ari kurira, bakomeza kumureba ari kurira. Nuko ngo ibyo yari ari kubona, patron ngo yari afite filime yuko bya byuma babyibye muri rwa ruganda, ukuntu ibintu babyibye cya gihe, ukuntu wa mujera yashatse abantu ariyibisha, nuko batwara bya bintu bashoreye, baza kurangiza byose babyibye, basigaza icyuma kimwe aricyo bajyanye kuri wa mukozi Gerard kijyanye kugira ngo abe ariwe bazabyitirira. Ibyo byose Gerard akagenda bireba muri ya filime, arangije araturikararira, abaraho bose barumirwa. Nuko shebuja arangije aramubaza ati ubonye iki? Nuko Gerard ati rwose natsinzwe. Hanyuma se mugenzi wawe uko umaze gutsindwa, umaze igihe mu buroko arafungishije umubeshyera, we uzamurengera ute cyangwa uzamurenganura ute? Cya gise wamusize kizavanwaho n'iki? Nuko ngo burya shebuja ngo ajya kujya mu mahanga, we yarasizeho kamera hejuru igenda igenzura abo bakozi, bityo nawe ubwo amakuru nyayo yayabonaga n'ahari hose, amakuru yaberaga mu Rwanda rwe yarayafite yose. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Nguko ko akenshi dushyira ikiganza kuri bagenzi bacu, nyamara tukaza kwibagirwa ko natwe tutari shyashya. Byamvuga igira iti ntugasekere uko uhetse rukora. Hari igihe ugenzura abandi ukajya ugira ngo wowe uri mwiza nta kibazo, kandi wasanga se ari wowe ahubwo muhemu w'umwisho. Kandi byaba, reka dusoreze ku bintu bine biza kugufasha kureba nawe uburyo uri maso, uburyo ucunga, niba ujya ucungura cyangwa niba ujya ucunga uri gucengana. Icya mbere nuko muri ubuzima turimo ari ukwitonda, kudatunya intoki abandi. Akenshi tuba turi kurega bagenzi bacu ati uriya niyo mugome, uriya ku kazi, uriya arahemuka. Ugasanga akenshi turi kubeshyira bagenzi bacu, tubacurira ibinyoma, ibisebo, tukabasebya, tukabataranga. Nyamara wasanga turi kubabeshyira ari twebwe twakoze ayo marorerwa amafuti, ayo mahano. Nawe niba uri mu bajya bahimbahimbira abandi, umenye ko uri umugaragu mubi, ntabwo uri maso. Icya kabiri ni ukuza kuzirikana abantu bose uno munsi twagiye turenganya, babandi twagiye ducunga dushaka kubacunga, babandi bose twagiye turenganya. Bamwe barabafungishije, abandi barababeshyeye, abandi babasize icyasha, abandi warabahanye kandi nta makuru ufite. Biragusaba kuzasubiza filime inyuma ukareba uko byatangiye. Biragusaba kuzirinda amabwire n'amabwiriza, maze ya filime ukongera ukayireba yaba wabonaga imbere, kugira ngo ejo n'ejo bundi tuzagira urenganya kandi ari ugombye kumurengera. Hari abantu benshi bagiye ufungisha, abandi urabicisha, abandi urabagambanira, abandi bahimbahimbira ibinyoma, kandi birafata kubera umwanya wari ufite, kubera amafaranga wari ufite, kubera icyubahiro wari ufite. None byarafashe, abantu bagakoma mu mashyi bati ni byiza rwose, byarakunze. Icya gatatu twazirikana ni urugendo Imana ikora ikabiducunze. Burya ushobora kubeshya abantu ukabeshya, ariko Imana ntushobora kuyibeshya. Igihe kizagera Imana ikubone, ya Mana ireba imbere, ireba mu ntebe z'imitima, igakubona. Ibi byose uri gukora ni byiza uri gukora, ariko byose Imana ibibiruzi. Nubwo Imana wagira ngo yagiye ku rugendo, ariko Imana ibihari bya Mutagatifu Agusitini, Imana yo ihorana natwe. Ni twebwe ahubwo duhunga Imana, ntidushake kuba n'Imana. Nyamara Imana nta rimwe ishobora kudusiga. Nubwo akubwira ko idahari, ariko ibihari. Rero urabishwa n'iki gukorera ijisho. Icya kane twazirikana, Imana iraturinda. Heureusement que l'espérière veille. Imirimo y'abasiriveya n'imirimo y'abaveyeri, imirimo y'abazamu, Imana ikora umurimo wo guturinda. Umurimo wa Sekibi no gutuburagiza, no kuducungacunga, igambiye kuza guturega ku Mana. Nabuze kureba niba utajya ukora umurimo wo kuregana gusa kareganyi, aho kugira ngo uhuze abantu n'Imana, aho kugira ngo abantu bereke Imana,
ahubwo ugahora warindimurira ikuzimu. Erezo makale superieur veille. Ni byiza rwose ko abakuru buri gihe bareba kizakuya kuri mukuru, ntago ari imyaka, ntago ari igihagararo, ntabwo ari amafaranga cyangwa icyo cyubahiro ufite, ahubwo n'ubwo buryo ucunga abantu barinda, ubarengera, ubitangira, ubitaho, ubagirira neza buri munsi. Mutagatifu Agusitini udusabire buri munsi. Kwisi Imana ibaho umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumukuru Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.